Bakristu bavandimwe muraho. Uyu munsi kuri cano ya Kiliziya imwe tugiye kubagaragariza ubuyobe bukabije Karidinali Kambanda yerekanye ubwo yitabiraga umunsi wa nyuma w'ikiriyo cyo gusezerera Pasiteri Ezra Mpyisi. Muri uyu muhango uyu mukaridinali ufatwa nk'umuyobozi mukuru muri Kiliziya y'u Rwanda yagaragaje atesha agaciro Kiliziya Gatolika ayoboye, yerekana gahunda yihishe y'agatsiko abarizwamo kinjiriye Kiliziya kagamije kuyobya abakristu Gatolika. Ikosa rya mbere Karidinali yakoze ni ukwitabira kiriya kiriyo. Ni ikiriyo cyari kitabiriwe n'abantu bakomeye mu Rwanda batemera Yezu Kristu, barimo n'abahakana Imana. Urugero twatanga ni umupfumu uzwi cyane mu Rwanda, Rutanga rw'amaboko. Pasiteri Ezra Mpyisi yari umushumba mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ridacana uwaka na Kiliziya Gatolika. Abadive bavuga ko Kiliziya Gatolika ari ihabara rya Babiloni ryahanuwe muri Bibiliya, bakanahamya ko kuba Kiliziya yarimuriye isabato ku cyumweru aricyo kimenyetso cy'igikoko cyangwa ikinyamaswa cyahanuwe mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ibaze nawe kuba umuyobozi wa Kiliziya yaragiye mu muhango wo gusoza ikiriyo cy'umwe mu bapasiteri bazwi b'itorero ry'Abadiventiste, yarangiza akamwita umutagatifu, agahamya ko n'abarisengeramo basenga mu idini y'ukuri. Uyu kandi buri cyumweru abavuga ko Kiliziya ari imwe itunganye Gatolika. Karidinali Kambanda yatangiye yemeza adashidikanya ko Pasiteri Ezra Mpyisi ari aheza, ni ukuvuga mu ijuru. Agiye aheza, kandi nahoze ntekereza nk'umuntu wakundaga Bibiliya, nacyo cyaduhuzaga, uko ntekereza ijambo ry'Imana naza kuvuga birikora nsanga mwaryanditse hano. Biriya nibyo koko, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye hasigaye ikamba ryo gukiranuka iryo umwami wacu rirantegereje, umucamanza utabera azampa kuri uriya munsi. Ibi ubwabyo ni ubuyobe, kuko nubwo Ezra Mpyisi tutamucira urubanza kuko umucamanza wenyine ari Yezu, nta nubwo twakwemeza ko ari mu ijuru, cyane ko yanapfuye atari muri Kiliziya Gatolika. Kimwe mu bimenyetso bikwereka umushumba wiyambitse uruhu rw'intama ushaka kuyobya abakristu nka Karidinali Kambanda ni uko abwira abantu bose ko bazajya mu ijuru, nta kubasaba kwihana cyangwa ngo abwire abasigaye basabira ababo bapfuye. Muri bimwe yavuze, yemeje ko Pasiteri Mpyisi ari intumwa yatoranyijwe n'Imana. Yarongeye kandi ati Pasiteri Mpyisi yakoze ubutumwa bukomeye. Buri muntu uvuka Imana iba yaramuteganyije, ikavuga iti mu mwaka w'1922 ndashaka intumwa nzaho ubutumwa izagira uruhare mu mateka y'igihugu, mu mateka y'umuryango we, mu mateka y'itorero. Imana yaduhaye Pasiteri Mpyisi kugira ngo agire urwo ruhare mu mateka. Karidinali Kambanda kandi yavuze ko abakristu bose bo mu Rwanda basenga Imana imwe. Yemeza ko n'Abanyarwanda ba mbere bari bazi Imana y'ukuri mu idini gakondo ryabo. Ni mu gihe bisanzwe bizwi ko Abanyarwanda ba kera batasengaga Imana ihoraho, ahubwo basengaga ibigirwamana bya Ryangombe na Nyabingi. Aya akaba ari amashitani yari yaraje kuyobya Abanyarwanda, maze Kiliziya Gatolika ikaza kubereka Imana y'ukuri, Yezu Kristu, ari nayo mpamvu gukorera mu madini ya gakondo byahise byitwa kirazira. Reka rero dusesengurire hamwe amakosa Karidinali Kambanda yakoze muri uyu muhango wo kwibuka Pasiteri Ezra Mpyisi. Turayarebera mu mboni za Kiliziya Gatolika ntagatifu, ibyanditswe ndetse n'abahanga n'abanditsi bagiye bandika ibitabo bitandukanye bivuga ku kuba Kiliziya ari imwe kandi itunganye, naho andi madini akaba ari ay'ibinyoma.
Ibyo Karidinali Kambanda yakoze bitanga ikimenyetso cy'uko idini ya Kiliziya Gatolika Kambanda asengeramo itandukanye cyane na Kiliziya Gatolika nyirizina yanditse muri Bibiliya yashinzwe na Yezu ubwe. Idini rya Karidinali Kambanda ryemera ko amadini yose asenga Imana imwe, mu gihe Kiliziya Gatolika nyakuri yemeza ko abasenga mu yandi madini ari abayobe, ikabakangurira kuyigarukamo kugira ngo batazajya mu muriro utazima. Ni ikimenyetso simusiga gikwiye guhumura amaso Abanyarwanda ko Kiliziya yinjiriwe n'abanzi bayo. Abanzi ba Kiliziya ni abasenga shitani bibumbiye mu gatsiko k'abaframaso n'abandi bakorana. Ubushakashatsi butandukanye bwerekana ko basigaye bayoborera mu bwihisho Kiliziya babinyujije mu bakaridinari n'abasenyeri babo bacengeje mu buyobozi bwa Kiliziya. Hakaba n'abandi bakaridinari nabo bakorana babizi, ndetse hakaba n'abandi basenyeri ndetse n'abakaridinari bakazuyazi bahisemo guceceka. Ibi babikorera ngo batiteranya, kandi uwo ni nawo mubare mwinshi mu bayoboye Kiliziya Gatolika y'ubu. Bamwe mu bo twakwita abayobozi bakuru mu gucengeza muri Kiliziya inyigisho y'ubuyobe yuko amadini yose asenga Imana imwe ni Papa Paulo wa gatandatu na Papa Yohani Paulo wa kabiri. Umwanditsi Padiri Johannes Dorman mu gitabo yise Pope John's Theological Journey to the Prayer Meeting of Religions in Assisi avuga ko inama karundura yo kuyobya abakristo yabaye mu mateka ya Kiliziya ari ya Vatikani ya kabiri. Iyo nama yatangiye gucengeza amatwara y'uko ibintu bigomba guhinduka muri Kiliziya ikagendana n'ibigezweho. Iyo gahunda ikaba ariyo ikomeje koreka Kiliziya Gatolika ku isi yose. Umwanzuro wa Vatikani ya kabiri witwa Nostra Aetate watangaje isano Kiliziya ifitanye n'amadini atari ya Gikristo, utangazwa na Papa Paulo wa gatandatu ku itariki ya 28 Ukwakira 1965. Mu gika cyawo cya kabiri uvuga ko n'abasenga ibigirwamana, abahindu, ababudiste ndetse n'abandi bo mu madini gakondo yo muri Afurika ibyo basenga atari ibigirwamana, ahubwo ko bashakashaka Imana ihoraho banyuze mu migenzereze n'imihango yabo. Iyi ngingo mu by'ukuri yacengejwe mu Kiliziya n'abanzi ba Yezu Kristo twakwita abakozi ba Antikristo, kuko iri mu buyobe bukabije. Ni nayo rero Papa Yohani Paulo wa kabiri yagendeyeho, maze atumiza abahagarariye amadini yose ku isi ahitwa Assisi mu Butaliyani ku itariki ya 27 Ukwakira 1986 kugira ngo basengere amahoro ku isi. Iyi nama yitabiriwe n'amadini n'amatorero ya Gikristo 32 ndetse n'atari ya Gikristo 12. Iyo nama yatumijwe na Papa Paulo wa kabiri ifatwa n'abagatolika b'ukuri nk'ishyano rikomeye, ikimenyetso simusiga cyerekana ko Kiliziya Gatolika iriho nyuma ya Vatikani ya kabiri ari irindi dini rishya rigamije guhuriza amadini yose yo ku isi mu idini rimwe rya Antikristo. Ibi ni ibintu tuzagenda tugarukaho mu zindi nkuru n'ubusesenguzi tuzagenda tubagezaho kuri iyi channel ya Kiliziya imwe mu minsi iri imbere. Kanda subscribe ukande n'agashusho ka notification kugira ngo utazacikwa. Buri cyumweru iyo abakristo bari mu misa bavuga cyangwa baririmba indangakwemera, bahamya ko Kiliziya ari imwe itunganye Gatolika, kandi nta gushidikanya ko ariko kuri kutavangiye, kuko ubwo Yezu Kristo yashingaga Kiliziya yabwiye Petero ati, noneho nkubwiye ko uri urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho Kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Iri ni ihame Kiliziya yagiye igenderaho kandi ikarihamya mu mateka yayo yose. Uku kwemera ko Kiliziya ari imwe y'ukuri yashinzwe n'Imana ubwayo niko kwatumye ibihumbi by'abakristo bahowe Imana bemera gupfa aho guhakana ukwemera kwabo. Kuba Kiliziya ari imwe itunganye nibyo byatumye mu binyejana byagiye bitambuka abapadiri, abasenyeri, abihaye Imana n'abarayiki batanga ubuzima bwabo bigisha amahanga yose ukuri kwa Yezu Kristo uri muri Kiliziya ye. Kuba Kiliziya kandi ari y'ukuri nibyo byatumye imaze imyaka irenga 2000 ikiriho, nubwo yagiye ihura n'amakuba atandukanye. Iyi bishingiye ku kinyoma iba yarasenyutse kera cyane. Ikindi nuko kuba Kiliziya Gatolika ari imwe itunganye ari byo byatumye idacikamo ibice, mu gihe andi madini yose yagerageje gushingwa yagiye acikagurikamo ibice. Urugero n'urw'abaporoso
ubu bifitemo imitwe amagana n'amagana itandukanye. Abakristo ba Kiliziya Gatolika y'u Rwanda rero basabwe guhumuka. Ntibakwiye gukurikira buhumyi ibyo abasenyeri bababwira mu gihe bumvisemo ubuyobe. Karidinali Antoine Kambanda ntabwo ashobora kukubwira ngo rutanga rw'amaboko asenga Imana y'ukuri ngo ubyemere, ngo kuko ugomba kumwubaha nk'umuyobozi wa Kiliziya. Uko kwaba ari ukwemera kw'amafuti. Umuyobozi wa Kiliziya ni Yezu Kristo. Ni nawe tugomba gukurikiza ibyo avuga mu Ivanjiri ntagatifu, cyane cyane iyo avuga muri Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 15 kugeza ku wa 16 ati, muritondera abahanura b'inyoma babasanga, inyuma basa n'intama, naho imbere ari ibirura by'ibihubuzi, muzabamenyera ku mbuto bera. Mu bashumba ba Kiliziya rero naho hasigaye harajemo benshi b'ibirura biyambitse uruhu rw'intama ku buryo bashobora gushuka abakristo bakagwa mu buyobe. Tuzabamenyera ku mbuto bera tugendeye ku nyigisho zabo zituganisha ku buyobe. Nidukanguke tube maso. Ikizadufasha guhumuka ni ugukurikiza ibyo Yezu ashaka. Ashaka ko dusenga ubutaretsa, tukavuga rozari cyangwa ishapule buri munsi, tukiyambaza umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Kiliziya, tukarangwa no kwicuza ibyaha twakoze no kutazabisubiramo ukundi, tugafasha buri wese utishoboye, ndetse tugakunda na bagenzi bacu nk'uko twikunda ubwacu. Tugomba kugeza mu ijuru aho ganje ijabiro. Kanda subscribe kuri iyi channel ya Kiliziya imwe, aho tuzakomeza kukugezaho amabanga yihishe batigeze bakubwira ku mateka ya Kiliziya ntagatifu. Ibi bizagufasha kugenda uhumuka ugana ku kuri.